wowe wari iki muri ibyo byose? Muri ibyo byose nari imamu. Wari imamu? Imamu ubwo twamugereranya wenda na pasiteri? Mwamugereranya na pastor mu madini yandi. Cyangwa wenda mu yandi magambo ukavuga ngo wenda ni mwarimu uhagarariye wenda akarere, ubwo urumva ni umuntu ugize gute, umuntu ubukomeye cyane nawe. Abahamagara barababita ba Bilali, babikura kuri Bilali bin Rabah. Muri Kisilamu bari batwigishije ko uwo Bilali bin Rabah ngo bamutwikishije umucanga bamukurura kugira ngo agire gute, ave mu Buyisilamu. Tuziranye kera mu byara byinshi cyane, kuko mu buzima busanzwe hari n'ibyo yakoraga bumwe na rimwe kajya kumufata, arabizi. Ukiri mu nzego z'umutekano? Ukiri mu nzego z'umutekano. Ndi mu bantu bamutuma kujya kumufata. Twagerayo iwe agahinduka inzoka tukiruka. Ni ibintu byabaye kumugaragara, abantu twajyanaga no barabizi. Wagahinduka inzoka? Uyu agahinduka inzoka. Inzu twayigose, tukanjira mu nzu, tugasora ibitanda, tukamubura. Ubona nta kintu kiri mu nzu. Twasohoka twagera nko hepfo twabona n'ubundi arasohotse ahagaze ku muryango. Ya mafaranga y'ibiwani yakoraga amadiyama bava ko akora amadiyama y'ibiwani. Urumva ibintu haregwaga ni byinshi. Ikindi haregwaga yakoraga ku umugore wose akozeho akagenda amukurikiye. Abantu barabyibuka ko iwe hahoraga abagore bamufataga. Twajyagayo bumwe ari bagiye no kumufata ari uburere bubiri. Kubera yabakoraga cyane cyane yabaga Nyagatare na hano muri Burera. Duhabahana amakuru, bose barahaguruka barazenguruka umugabo bazi ko aramufata, baranamufata. Ari mu bantu benshi mu kanya bayuga ukuntu abacitse. Burera na Nyagatare. Gairili magudubi alayhim waradhwarina. Ntiba inzira y'abayobye Abayahudi cyangwa Abakristo. Niko iyo aya yanyugira gute ibivuga. Ntiba inzira y'Abakristo. Ntiba inzira y'abayobye Abayahudi cyangwa Abakristo. Iyo aya niko ivuga muri Korani. Kubantuza kubashiya bo ntabwo ibyo bintu bemerewe kubivuga. Ubwo mwe muri abaki? Muri abasunite? Twewe twarabasuni. Tugendera ku migenzo ya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. None se abo bande abashiya bo noneho bo bavuga ko bo biteguye ngo undi uzaza ari inyuma ya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngo ntago biteguye. Ntago bamwizera se? Bategereje. Ni nk'Abayahudi nabo bagitegereje Yesu. Baracyategereje. Hazaza Isa bin Maryam, ubundi niko Islam bivuga, Yesu mwene Mariya. Ngo ari uzaza kunuza ku musigiti wa Yemeni, akaza kuwusengeramo muri Al-Fajiri mu gitondo ku wa gatanu. Noneho ngo Masih Dajjal naba kimubona, Isa bin Maryam azafata iki? Azafata icumu, nashaka kwiruka ari muteri. Masih Dajjal ubundi muri Kristo bamwita Antikristo. Antikristo. Niko bisobanuye. Isa bin Maryam ngo kubera ko yagiye mu ijuru nawe adapfuye, ngo kandi mu isura ye ari undi muntu nawe wapfuye kubera wowe wamwitangiye, naho ngo ikintu kizaba kimuzanye ni ugupfa. Niko Islam ivuga ngo nuvuga ngo Yesu azaza kugira ngo apfe nawe apfe, ariko amaze kwica amaze kwica Antikristo. Nuvuga ngo bahisemo bategereje ko Kristo azagaruka agapfa. Umusigiti wa Yemen. Noneho ubwo buimamu bumazeho imyaka ingahe? Bumazeho umwaka umwe? Imamu nabumazeho. Ahubwo icyo gihe bakimfata barwanye n'inzoka. Inzoka barwana nayo igihe kingana n'isaha n'igice. Inzoka nyanzoka ntabwo ari ibintu. Kanze nkubwire, uyu mugabo abantu badukurikiye bibuke ko bagutumaga we muri babiri mukanga kujeyo kandi mufite n'imbunda. Hajagayo turi 8. Turakwakira mu muryango wa Gikristo. Uyu munsi wa none wabaye mu Kristo, turakwakiriye. Akira intwaro izagufasha mu Kristo bwawe. Yes, reka nanjye mbasuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni byagaciro gakomeye cyane kuba mugaritse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimiye cyane. Reka dusuhuze no kuri inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye. Ushobora kudukurikira no mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hari abari rwose mu bihugu nka Amerika, Canada, Iburayi,
abantu bari mu Bubiligi rwose turabasuhuje, ndetse na za Australia ntabwo tubibagiwe. Uyu munsi rero n'ubundi natembereye, nagiye kwa mushuti wanjye mu Burera. Murabibona hepfo rwose hari za Ruhondo na Burera, hejuru ni ibirunga byambaye ya ngofero. ntabwo ari icyari cyahivana. Yego, mwamubonye rero turi kumwe na pasiteri cyangwa se Profete Sekazuba. Nishimiye kongera kugaruka mu rugo. Urakoze Vode, natwe turakwishimiye mu gihe kitari gitoya udaheruka hano. Twishimiye kongera kuzana Burera, yego, kwicara witegeye ikiyaga cya Burera n'ikirunga cya hano hano rwose. Yego, akantu nikosora. nikosora ndabarahiye. Yego, akantu rwose. turabishimira, karibu. Yego, ni mu rugo, ni kwa mwene so. Amen. Mwamwumvishaho Profete uyu munsi, ariko turi kumwe n'umushyitsi. Reka nawe tugirirwe umugisha wo kumwumva. Nitwa Ndererimana Abdullahi, nkaba nari umuyisilamu, ariko muri ubwo buyisilamu nari nanahagarariye ubuyisilamu mu gihe cya kano karere ka Burera, kandi mu kugahagararira no gusoza icyunamo cya 2012, icyo gihe ninjye wagisoje. Nk'uhagarariye abayisilamu? Kuhagarariye abayisilamu mu karere kose. Byose urumva uri umuntu ukomeye muri Isilamu. Aya ngo ni Abdul Karim. Abdullahi bisobanura mugaragu w'Imana. Abdullahi. Mugaragu w'Imana. Uyu munsi rero umuntu harya ubwo umuntu uhagarariye abayisilamu ku karere nta titre agira? Titre? Haba tuye twumva ngo bahe shehe, ngo bahaji, ngo ba imamu. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwa Isilamu habanza Bilali, hagakurikiraho imamu, hagakurikiraho shehe na imamu w'intara, hagakurikiraho na mufti uhagarariye igihugu cyose. Wowe wari iki muri ibyo byose? Muri ibyo byose nari imamu. Wari imamu? Imamu ubwo twamugereranya wenda na pasiteri? Mwamugereranya na pasita mu madini yandi, cyangwa wenda mu yandi magambo ukavuga ngo wenda ni mwarimu uhagarariye wenda akarere. Ubwo urumva ni umuntu uba ugize gute, umuntu uba ukomeye cyane nawe. Bamwe bahamagara babita bake. Abahamagara barababita ba Bilali, babikura kuri Bilali bin Raba. Muri Kisilamu bari batwigishije ko uwo Bilali bin Raba ngo bamutwikishije umucanga bamukurura kugira ngo agire gute, ave mu buyisilamu, ariko agakomeza akavuga ngo ahadi bisobanura iki? umugambi kadashobora kugira gute, kureka Isilamu, kurekura Isilamu. Umugabo rero Profete wakoze byinshi ikintu rwose. Ikiganiro uyu munsi ni umuriro. No gusenga. Profete, banza udusengere, banza turagize Imana tubone kwinjira mu kiganiro cya Profete na Imamu. Profete na Imamu. Besa mu rugero. Mana ishobora byose, data mwiza, uri Imana y'amahoro, ushobora byose, uri intwari mu ntambara, urarufa na omega, uri itangiriro n'iherezo, uri uwa mbere kandi uri n'uwa nyuma, nta wakubanjije nta n'uzagweruka. Tugushimiye kongera kutwemerera kwicara ku Isezerano TV, ndetse tugushimira ko umuryango mugari wo ku Isezerano TV wawurinzwe, abongeye kubana natwe, uhabwa icubahiro mwami. Tugushimiye ku bwa Evode wavuye i Kigali ukazana nawe ukamurinda impanuka, agashikano mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama amahoro. Turabigushimiye mwami. Ngaho nyemerera ikiganiro tugiye kuganira ntabe twabeweho, imbaraga zawe ziboneke, imbaraga z'umwuka wera zibane natwe, udukoreshe kandi ubuntu bwe n'amahoro biganze kuri twe. Nyemere bigiye kuva mu kanwa kacu zubaka imitima y'abadukurikiye mu mpande zose z'isi. Ngaho nyemerera ubare n'umuyobozi wa gahunda ariwe Evode, ubare natwe batumirwa, kugira ngo mwami Imana imbaraga zawe arizo ziba kuri twe. Ngaho dushigikire, ubuntu bwawe n'amahoro yawe bikomeze kuba kuri twe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Profete, reka ari wowe mperaho rero. Pasiteri na Imamu baje guhura bate?
kuko ngiye numvishe uyu mugabo afite amateka akomeye cyane. yego Urumva imamu umuntu uhagarariye idini ku rwego rw'akarere, umuntu nka imamu niba uyu munsi dufite uturere 30, nuvuga ngo ni umwe mu bantu 30 bari bakomeye cyangwa se bakomeye muri iki gihugu muri Islam. Muri Islam mu bantu 30 kuba ubarizwamo uri umuntu ukomeye cyane. Pasiteri na imamu rero baje guhura bate rero? Urakoze. Pasiteri na imamu, uyu imamu nari muzi na mbere ntari nakira Yesu. Yego. Wenda by'umwihariko kugira kuko hari abantu benshi baratubona bamuzi nanjye banzi, ariko ari umuyisilamu nge ntari nagakijijwe. Urumva muziranye kera? Tuziranye kera mu byara byinshi cyane, kuko mu buzima busanzwe hari n'ibyo yakoraga bumwe na rimwe kajya kumufata, arabizi. Ukiri mu nzego z'umutekano? Ndi mu bantu bamutuma kujya kumufata. Twagerayo iwe agahinduka inzoka tukiruka. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, abantu twajyanaga no barabizi. Wagahinduka inzoka? Uyu agahinduka inzoka. Agahinduka inzoka, arabyivugira. Ubundi tukaza turi igikundi tuzi neza bavuze bati arahari. Agahagarara akatwiyereka, inzu tukayizenguruka tukayigota, akinjira mu inzu twayigose, tukanjira mu nzu tugasohora ibitanda tukamubura. Ubona nta kintu kiri mu nzu, twasohoka twagera nko hepfo twabona n'ubundi arasohotse ahagaze ku muryango. Kandi mwasatse mu nzu twamushatse neza, twamubuze, ibitanda twasohoye n'ibiki byinshi. Abantu badukurikiye barabizi, baramuzuyu. Cyangwa tukamuzenguruka bakatwereka isantere, tukamubona isantere tukayizenguruka turi benshi. Twaje ku kandi ka mwanya tukamubura hanyuze. Rero umva tufitanye amateka maremare. Profe, none se umuntu ko numva yari umunyabyaha ukomeye, umuntu mwagomba kujya kuba mwanagota santere rero mushaka? Ari we dushaka. Yari akomeye cyane kuko yaregwagaho gukoresha imashini zikora amafaranga y'intuza, y'amafaranga y'ibiwani. Yarayakoraga. Yarashinzwe gukora amazahabu, yakoraga amadiyama bava ko akora amadiyama y'ibiwani. Urumva ibintu haregwaga ni byinshi. Ikindi yaregwaga yakoraga ku umugore wose akozeho akagenda amukurikiye. Abantu barabyibuka ko iwe hahoraga abagore, habaga n'igihe babonye iwe hari nk'abagore 10 bose yararanye nabo. Urumva yari byinshi yaregwaga icyo gihe. Ubwo rero bamufataga, twajyagayo. Bumwe ari gihe bagiye no kumufata ari uburere bubiri. Kubera yabakoraga cyane yabaga Nyagatare na hano muri Burera. Duhabahana amakuru, bose barahaguruka barazenguruka umugabo bazi ko baramufata, baranamufata. Ari mu bantu benshi mu kanya bayoba ukuntu abacitse. Burera na Nyagatare baramufata, ariko neza arafatwa. Nuko ubundi bamufata agera kuri polisi afite amafaranga, tubamufata nk'ikarita y'amafaranga kwakunera muri dose yamiganano, kwakunera muri dose bakwereka ibizibiti byawe. Mu kanya baba bamufashe ya mafaranga akabara yatwitse agashya. Ni ibintu byabaye nyagusha bakabura amafaranga hagiye. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, ni ibintu bizwi ko uyu mugabo. Urumva rero ngera nyuma ngewe mu kazi k'umutekano mvamo muri bwa banyanatanze, nanjye ngera nyuma discipline y'ukunywa ibiyobyabwenge n'iki. Mvuyemo we akomeza muri iyo gahunda, ariko nkajyamo namba amakanzu y'abayisilamu n'iki. Nkuko bivuga mu 2012 niwe wahagarariye, turimo mu cyunamo cyo kwibuka abacu. Niwe wari uhagarariye Isilamu hano mu aka karere, niwe muntu wagize. Rero urumva yari umuntu ukomeye. Bose ni bamwe akiri gavana w'iyi ntara y'Amajyaruguru. Urumva rero wenda warumbaje kugira ngo nawe mubaze. Ubwo ngeze nyuma ndafungwa muri bwabo hamya natanze. Ageze nyuma nsanga muri gereza, cyo nsanga muri gereza narahindutse. Nuko rero tuziranye. Urumva uyu munsi noneho ngo hanze muraziranye no muri gereza muraziranye, nsanzemo ngira amahirwe njye musigamo. None uyu munsi muricaranye? N'uwo munsi turicaranye. Reka rero noneho atangira duhera aho ngaho, ndashaka kujya duhera aho ngaho. Twibaze ngo ibi bintu ibyo Prophet avuze by'abo bagore uko bagukurikiraga, ibyo byo gukora amadiyama n'amafaranga, byahuraga gute cyangwa se bihura gute n'ubuyisilamu? Noneho rero ese wari utari umuyisilamu, byagenze gute? Duha urugendo rwawe rwose. None
urwo rugendo nk'uko pasita bivuze ni ukuri mu bazaga kumfata kuko yari arimo nabo bitwa bazirema. Ndibuka n'igihe ntuza meya w'akarere ka Kidaho bitaga ntuza Runiga, ni Runiga. Icyo gihe yigeze kugira gute, twigeze guhurira mu Gahunga nawe ndamupirata. Meya se? Meya w'akarere, akarere ka Kidaho, umugabo yari komine ya Kidaho. Icyo gihe bohereza roko divensi zose ziturutse Kidaho, iziturutse Nkumba zose ziraza. Abasirikare nabo bateramo, baraza barampiga barambura, nyamara narindi Nyarugondo, bamwe bakajya bananshaho bakanambaza, nkanababwira ngo mujye mukanyirarebe, abandi nkabohereza mu mujyi. Ngezeho bampamagara kuri telefoni babwira ko ndi Muhabura muri hoteli. Wari wakoze iki? Icyo gihe meya yari yavuze ko telefoni ye yayimpaye akampa n'ibihumbi 700, niyo yarigaga gusa. Kuko se yari yabiguhaye? Yari yabimpaye. Yari yabimpaye, ariko mu kubimpa kose nawe yarashaka icyo bita inyungu. Kuko iyo mari nakoraga ya diyama benshi narazibagurishije barabizi. Nuriya wari ukuriye Atarako i Kigali, umupasiteri wa hano hirya uko bita Kabango, yaramunzaniye nawe iyo diyama, nawe ndayimugurisha. Haza kubamo umugabo utari ufite ubwenge, nawe nahembyemo ibihumbi bigeze muri 200. We baramushuka asinyira umurima we, atuye hano hepfo mu Burera, ariko yageze nyuma arimuka bita Mbitse. Misi nako Mbitse yakoranaga n'uwo mupasiteri. Ariko imari yanjye bari bayipimye basanga n'iki ni nzima. Baranapimaga bagasanga ari nzima? Barapimaga bagasanga ni nzima, kuko yabaga yanditsweho République démocratique du Congo, Congo pire diama, il a mesuré avançabilité toute banque $20,000. Ubwo karaka kantu kamwe kabaga karimo miliyoni 12 z'icyo gihe. Urumva ko yabaga ari amafaranga menshi. Ubwo icyo gihe rero izo mari twarazikoresheje igihe kinini ahantu hatandukanye, ndetse harimo ubwo ndareba abantu wenda bazwi mu gihugu, harimo n'umunyamakuru bitaga Sibomana Atanaze, arabyibuka. We na musanzi we ari mu gitondo ku cyumweru. Abakobwa be batangira kuvanga, ariko si uyu musore ko tujya tumubona ngo yicaye kuri Gikondoroji, ngo aya masaha avuye ahari kukubwira muri Kongo gute. Ngeze aho ndamubwira nti ngewe rero naraye inaha, ntabwo nari mpazi, ni kandi twe kugira ngo menye ahantu nari ngiye kugurishiriza. Bambwiye ko kuri CGFK ariho bagurisha iyi mari, ahubwo wowe wamfasha, noneho nyuma yaho nkagira gute, kaza kukugororera nyuma yaho. So abonye ukuntu imari yari imeze arayikunda. Amaze kuyikunda nibwo twumvikanye miliyoni 15. Iyo mari nari nazanye yari ihenze. Arambwira ati ndabona 7 andi ndayagusinyira. Nyuma yaho rero nibwo byaje kurangira, haje undi munyamakuru, ubwo twabyita yuko wenda yaje kunkura mane mu ntoki zanjye. Yararokotse mbego? Ubwo yararokotse muri makeya, w'inzobe, umusore muremure, nuko we ntamwibuka izina rye. Aramujyana mu cyumba, ariko baravugana kubera ko hari ukuntu nahitaga nkonogita nkabyumva. Numva ari kumusanura amubwira ati muri no minsi abantu bari kubatera bakabarya bakarira. Urumva nyine ibyo ngibyo ni ibintu wakoraga mu buzima bwawe busa nkaho ugira. Noneho rero ubusilamu bwo, urumva ubusilamu wabwinjiyemo gute kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba waba imamu w'akarere? So ubusilamu ukuntu nabwinjiye, hari umugande bita Rashidi, niwe twatangiye gukominikana mu bintu bijyanye n'ubusilamu. Ni umuvuzi gakondo muri Uganda, bose baramuzi. Muri uko gukominikana rero, ibyo nibyo byaduhuje, bituma ngera no kuri ziriya gahunda z'akazi katumaga leta wenda inshakisha, ariko gupfa kumfatisha ntibigire gute,
ntibipfe gukunda. uwo Rashidi niwe wabiguhaye wabikwigishije? Niwe wabinyigishije. So nyuma yaho kugira ngo anabinyigishe rero aza kumbwira n'amagambo akomeye, byinshi twagiye tubikorera ku biyaga, ariko ku biyaga bya Uganda mu masaha 9 za nijoro kenshi niho twabikoreraga. none waje kujya mu Buyisilamu gute rero? So kujya mu Buyisilamu ni ukuvuga ngo kano karere k'inaha nakarerewemo ndi umwana. Nyuma yaho famiye yanjye yari ituye Nyagatare, nyuma yaho yari ihoze ituye hara ku mupaka ahantu bita ku Muguni, ku mupaka neza. Noneho famiye yanjye kubera ko yajyaga iza kuntwara, nyuma yaho bakajya bayita ngo ni ibyitso by'inkotanyi, ijya kuba Uganda. So ntuza RPF ifashe igihugu, famiye yanjye igira gute iragaruka iza gutura Nyagatare. Inaha havayo umuntu wari usuhukiyeyo, agezeyo arabaza, bamubwira yuko hari umwana bafite inaha, bamuha n'amafaranga yo kugira ngo azaze kuntwara. Ayo mafaranga yarayakoreye angezayo. Amaze kungezayo rero nasanze mu muryango wanjye harimo abasilamu benshi, biba ngombwa ko banyigize iki ubusilamu. N'ubu mfite petit frère nawe ni umusilamu atuye Nyagatare, ni umupolisi tu mu ntuza muri leta. Yego. Ni nawe twajyanaga gusenga kenshi na kenshi. Dufite n'abandi babera Kampala, abo bose ni abaki ni abasilamu. Mbega mu muryango wanyu harimo abasilamu benshi? Harimo abasilamu benshi. Yego. Ubwo nawe bawinjiye idini? Nanjye mba ninjiye idini. Ubwo mu kwinjira idini rero nibyo byabaye imbarutso yo kunyinjiza mu cyo twita business. Njya mu Uganda, njya Tanzania ahantu bita za Benako. Na Kayonza kenshi akunda kuba hari, baramuzi uwo mugabo twakundaga kuba turi kumwe nawe ni umuyisilamu kandi uzi idini, kandi wakundaga no kumbwira ati amafaranga ntabwo wapfa kubona amafaranga utagize gute, udakoresheje izindi mbaraga, cyangwa ko akoresha ibintu by'amadagara. Nawe ameze nk'uramu Rashidi uriya twakoranaga nyine. Ubwo rero niba hari ikindi mwambaza, ariko yumva ubwo urugero rwa rwo muri Islam ruba ruratangiye. None idini ndashaka kugira ngo umenye idini waje kuyiga gute kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba imamu, kuko hari inzira burya umuntu anyuramo. Ntabwo uyu munsi yakizwa ngo ahita aba pasiteri n'urugero. Hari urugendo ubanza kunyura. So ukuntu byatangiye kugira ngo nsohoke ndi umuntu wahagararira abandi, birazwi, ni ibintu byabaye. So namanje kwiga nigira ahantu bita Kabeza. Mvuye Kabeza banyohereza Kamurindi hari i Kigali. Mvuye i Kigali banyohereza aho bita Nyamata. Aho hose uri kwiga idini? Aho hose ndi kwiga idini. Ubwo mvuye Nyamata rero nibwo nagize gute, nabaye mpoweshejeho gakeya subira mu Uganda. So nsubiye mu Uganda rero nibwo nagize gute, nibwo naje kugwa muri tenke ngarutse mu Rwanda, kubera ko icyo gihe hari amafaranga, muranyemerera mbivuge, hari amafaranga yarari gusohoka menshi. Noneho leta igeze aho nayo ibigiraho ikibazo, ku note z'ijana zari ziri gusohoka nyuma y'intuza y'ibyumweru bingahe zikaba zahanaguritseho intuza zavuyeho irangi. Uganda ho barabiza ahantu bita intuza Gisoro, ahantu bita ku Titisi, bigeze kuhadufatira batujyana ku polisi. Tumaze ubundi Uganda ho babyita ibicupuri. Tumaze gucupura miliyoni zigeze mu 8 z'amagande z'amashiringi, z'amashiringi ya Uganda, ku mugabo bita Moses ku Titisi ho. N'ubu niyo twaba tuvuga nabo barabizi, kubera ko bari bazi ko dukorana n'izindi mbaraga ziteye ubwoba. So noneho nibwo naje kuza mu Rwanda nzanye n'umugandi. Tugeze hara mu Gahunga, isoko ryari rikiremera hara ku rukiko. Uwo munsi dushaka kubikora, umuganda arabacika, ngiye baramfata. Uwitwa Muneza
ashaka kunkubita urushi icyo gihe, ariko nawe nahise mushyira muri kesi kubera ko icyo gihe yakoraga mu bintu bijyanye n'amafaranga. Mbabwira ko n'ayo yahombye yose ari we wagiraga gute, ari twe twakoranaga nawe, ariyo mpamvu kandi amafaranga yayamariye mu bagore mu Uganda. Ubwo nyuma yaho rero, nyuma yaho uwitwa Ntuza, hari umuhopeji wabaga mu Gahunga, akajya anshukashuka igihe kinini ati wowe uzagire gute, uzareba uburyo wanzanira bari abagande mukorana, numara kunzaniramo wenda umwe wowe tuzakurengera nk'umunyarwanda, ariko we ntabwo uzagira gute, nta muntu uzagufunga. So ni ukuvuga ngo icyo gihe naje gutwika amafaranga igihe kinini, leta ikajya imfata ikandekura, ariko ari abasirikare bohereje. Igihe kimwe noneho umugabo bitaga Dara hano hirya ku Maya baramuzi, namumazeho amafaranga ageraho naho gusara, bimugendekera ukundi kuntu. Noneho igihe yari ashatse kunkubita ibuye, umugore we yararifashe, byabereye hano Nyarwondo kwa Marinette. Amaze kwikubita hasi, ubwo ngewe nahise mvuga nti reka njye kuri polisi. Ngeze kuri polisi, ni ku rugendo rwo kwiga Isilamu neza ubwo turiho. Yego. Noneho ubwo nibwo nageze kuri polisi mbahaye ikirego cyanjye, numva batari kucyakira neza, mpita mpamagara kuri Hegikota i Kigali, ndababwira ni hano polisi ya hano ntabwo ikora kabisa, sinzi n'impamvu mwayihaye akazi. Nyuma y'iminota mike bitewe n'ukuntu twari tumeze icyo gihe, ko njye ni umuntu wasangiraga n'abantu bakomeye cyane, bose barabizi, harimo ba Patience, niyo nageraga hari muri kantine bose baranyubahaga, nta hoteli ntanyweragamo kandi niyubashe ku buryo niyo nafataga kunuza ku muriro nta muntu wapfaga kubimenya, bitewe n'amafaranga icyo gihe yari ahari. Abo bapolisi bahise bagira umujinya, harimo n'uwo muhopeji witwa Musafiri wakoreraga, haravuga uti ukuntu nahoraga nkurekuza, none ni wowe udusebeje hejuru ngo ntabwo dukora. Ubwo bagira gute, banshizemo mu kumfunga. Byabaye ngombwa ko bangemura muri gereza i Musanze, ubundi bahitaga Ruhengeri. Ngeze Ruhengeri nahamaze imyaka 3. Icyo gihe njya kureba nsanga na ya dosiye ya miliyoni 7 bigeze kumfatana nazitwitse, harimo umugabo bitabizi nawe anshinja avuga ngo uwo muntu koko ibyo bintu yarabikoraga, n'undi bitaga Ntuza wo kwa Musambi iyo haruguru mukuru wa Ntuza, mukuru wa Hategeka. Icyo gihe yahagurutse no mu rukiko arabivuga, ariko baramubwira bati ibyo ntabwo bikureba, hakoraga niho ngiye kwinjira. Ubwo icyo gihe noneho byabaye ngombwa ko ngira gute ko mfungwa, bari bamporopoje 15, birangira bampaye imyaka ingahe, imyaka 2. Mu kumpa imyaka 2 rero nagezemo ndiga, ni nanjye muntu washatse kwinjiranamo telefoni muri gereza, biba ngombwa ko telefone tuyisiga hanze muri gerefe, igurwa n'umucungagereza nyuma yaho, nyuma y'igihe gitoya. Muri iyo myaka 3 rero narize, mvayo ndi umuntu w'umuhanga, ahariho hose narahageraga nkababwira. Ni Kigali naho nigeze gusarishayo, abantu abari bakererewe barabizi, ngewe ahantu hose bamfataga nkande nka imamu. Mu gutaha rero nuvuga ubwo muri gereza ni idini wigaga n'ubundi? Naho byabaye kwiga idini, kubera ko mwiga idini cyane kuruta ibindi byose. Ni naho Korani nyinshi nari nzikura, nizo nagiye ntanga nzihereza abantu. Izindi nzikura mu mujyi, nzizaniwe n'umushehe bitaga Abdulaziz, yigeze no kungirizaho mufti mu rwego rw'igihugu. Ariko n'uyu munsi arahari, akunda kujya gusarisha ku magereza ahantu hatandukanye. Ubwo icyo gihe rero abantu bose barabizi, icyo gihe n'amarayidi bawoherezaga inka zitandukanye, akaba ari ngewe uzigabanya abantu batandukanye. Uriya Abudu wo ku rukiko akaba ari we wari unyungirije mu idini. Ubwo rero biba ngombwa ko mbabwira nti ino ruguru ka Nyirarebe ndabona umusigiti utajyanye n'igihe, kubera ko nge banyoherezaga ahantu ngomba kugira gute guhita nzamura
bitewe na vantage nabaga mfite no kwigisha icyo bita za arifu. Arifu ni inyugute zigize icyarabu. Izo nyugute rero uko iyo umaze kuzisoma nizo ziguha gusoma icyarabu. Ubwo nawe wari umaze kuba nka mwarimu mbega. Ubwo iyo uzivuyemo rero niho iyo umaze kuzisoma zose niho utangira gusoma icyo bita sura al-Fatiha, ariyo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Ubwo bivuze iki? Ubwo iyo uvuze ngo bismillahir rahmanir rahim uvuze ngo ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Maliki yawmiddin ukavuze ngo umwami wo ku munsi w'ibihembo imperuka. Wavuga ngo iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ukavuze ngo ni wowe dusenga kandi ni wowe dusaba inkunga. Ihdina siratal mustaqim tuyobore inzira igize gute? Inzira igororotse. Gayril maghdubi alaihim waladdallin ngo ntibe inzira y'abayobye abayahudi cyangwa abakristo. Niko iyo aya yanyugira gute ibivuga. Ntibe inzira y'abakristo. Ntibe inzira y'abayobye abayahudi cyangwa abakristo. Iyo aya niko ivuga muri Korani. Ubwo rero ni gutyo natangiye gakomeza akazi kanjye gutyo. Ubwo buje naha rero uti hari umusigiti utajyanye n'igihe. Nibwo nahise mbwira abantu barabaterankunga b'Abarabu babwira ko umusigiti wajya hano hirya ku rukiko. Na n'uyu munsi urahari. Umusigiti nayo ngiye kuwushyira hano Nyarwondo, nyuma yaho tubona hazatembera amazi cyangwa wenda bitajyanye n'igihe tuwushyira hehe? Tuwushyira hariya hirya. Rimwe na rimwe rero bari abanswarullah bo mu Kidaho nabo bakajya bansura kubera ko hari ibyo babaga bankeneyeho byinshi. Harimo ba Musa, ba Masudi. Abasilamu abasuni bakavuga ngo bariya ngo n'ubundi ngo nabone nk'abakristo bakavuga ati buriya ushaka nko gutambikira ntabwo ari byiza. Ariko nabwo nkabareka nkumva nta kibazo kandi nkumva nta n'icyo bitwaye. None se abasilamu babamo ibice burya nabo? So muri Islamu habamo ibice bitandukanye. Habamo answarullah, hakabamo abashiya n'abasuni n'abashiyite. Abo bose ni ibice bigize gute? Ni ibice bitandukanye. None se dushobora kubatandukanya gute? Mu bashiya ni ukuvuga ngo hari ikintu tuvuga ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uvuze ngo intumwa y'Imana, Imana iyiha amahoro n'imigisha. Icyo gihe ku bantuza ku bashiya bo ntabwo ibyo bintu bemerewe kubivuga. Ubwo mwe muri abaki? Muri abasunite? Twewe twarabasuni. Tugendera ku migenzo ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. None se abo bande abashiya bo noneho bo bavuga gute? Bo biteguye ngo undi uzaza ari inyuma ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngo ntago biteguye. Ntago bamwizera se? Bategereje. Ni nk'abayahudi nabo bagitegereje Yesu. Baracyategereje undi. Ariko noneho muri Islamu n'ubundi tukabwirwa yuko umurikiyama cyangwa mu gihe cya Masidajari. Masidajari ni umugabo tubwirwa ko azaza akanywa y'amazi yose yo kwisi akayamara. Azaza akora ibitangaza, akuraho abantu, ashiraho abandi ashatse, kandi none hazaza ngo agira gute? Azura abantu. Noneho nyuma yaho uko Islam ivuga yuko nyuma yaho hazaza Isa bin Maryam. Ubundi niko Islam bivuga, Yesu mwene Mariya. Ngo ari uzaza kunuza ku musigiti wa Yemeni akaza kuwusengeramo muri al-Fajiri mu gitondo ku wa gatanu. Noneho ngo Masidajari naba kimubona Isa bin Maryam azafata iki? Azafata icumu, nashaka kwiruka arimuteri. Masidajari ubundi muri Kristo bamwita Antikristo. Antikristo. Niko bisobanuye. Nyuma yaho namara kumwica, Islam ivuga yuko azagira gute?
Isa bin Mariyamu ngo kubera ko yagiye mu ijuru nawe adapfuye ngo kandi mu isura ye ari undi muntu nawe wapfuye kubera wowe wamwitangiye nawe ngo ikintu kizaba kimuzanye ni ugupfa. Niko Isilamu ivuga ngo nuvuga ngo Yesu azaza kugira ngo apfe nawe apfe ariko amaze kwica amaze kwica Antikristo. Nuvuga ngo abayisilamu bategereje ko Kristo azagaruka agapfa ku musigiti wa Yemen. Muri Al-Fajr, ubundi Al-Fajr bisobanuye ngo nuvuga ngo Kristo azapfira muri Yemen. Unuza ubundi bivuga ngo muri Al-Fajr icyo gihe bizaba ari kwijuma. Niyo mpamvu umusilamu avuga ngo ikiyama kizaba ari kuwa gatanu. Ikiyama ni imperuka. Impamvu bavuga gutyo rero bavuga ko uwo munsi ariwo Adamu yaremeweho. Kandi noneho uwo munsi havugwamo ibintu byinshi bigize gute bitandukaniyeho. Kandi bakavuga yuko ari wo munsi icyo kiyama kizagira gute kizabaho. Iryo jambo ry'ikiyama niryo rivuga ngo yawmul kiyama, umunsi wa nyuma. Naho bituruka n'ahandi. Nose ubundi ko numva Yesu bamwemera kuki batamwizera? Kuko urumva nkurikije ibyo tubwiye hari ukuntu bamwemera. Niba babeza kuki batamwemera? Kandi umva ntibemera ko yagiye mu ijuru adapfuye se? So ibintu batamwemeraho ni ukuvuga ngo biriya byo kujya mu ijuru ho bemera ko yagiyeyo, ariko mu gupfa kwe hagapfa undi muntu usa nawe, atari we wapfuye. We ntabwo yapfuye. Ngo akimara kuvuga ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje, ntabwo ngo yari kumara gusaba Imana ngo yemere ngo agire gute apfe, ahubwo ngo icyo gikombe yagize gute yarakimurengeje. Asubira muri Arijana. Ubundi Arijana ni mu Cyarabu, ni ijuru. Asubira muri Arijana atagize gute adapfuye. Niyo mpamvu bategereje ko azaza agapfa. Azaza agapfa nawe akanyura mu rupfu bikagira gute bikabaho. Ubundi nyuma yaho batubwirwa nuko yuko hari n'abandi bagabo baresha n'iki kiganza bazaza bahiga abantu nkatwe. Abo bagabo ngo bazaba bafite ubugome bwinshi cyane, bazica abantu nibarangiza bavuge bati abasigaye nabo mu ijuru mu kirere nabo muri Arijana. Noneho ngo Allah ubundi ni Imana ngo izabashuka batera icumu mu kirere, iryo cumu rimanukana iki amaraso, bavuge bati noneho ba bantu bose twagize gute twabakuyeho. Icyo gihe ngo Nyagasani azahita arakara, abo bagabo bose agire gute abakure hagwisha imvura itarigeze ibaho, ibatembane bose bashire bagire gute baveho. Kandi abo bagabo ngo kuryama kwabo azajya yiyorosa ugutwi kw'iburyo ukunda akuryamire. Tubwirwa ko ari gutyo bazaba bagize gute bameze. Nibamara kuvaho ngo isi izera imyaka itarigeze kwera. Icya kabiri, zahabu uzajya uzisanga ahantu utarigeze kuzibonaho. Hazaba ibintu byinshi bitandukanye kandi birimo amahoro. Niko Isilamu ivuga. Nose ubundi abayisilamu bemera ijuru ko rihari? Bemera ko ijuru tuzaritaha. So ni ukuvuga ngo abasilamu bemera ijuru ko rizabaho. Ariko noneho tukabwirwa yuko muri Isilamu bemera ko ijuru ari iry'abasilamu. Niko Isilamu ivuga. Rihari ko ni iry'abasilamu. Iry'abasilamu. Ko tubwirwa yuko na Jahanama muri uriya muriro, ubundi tubwirwa ko umuriro wa Jahannama urinzwe n'abamarayika 19. Uwukuriye akaba ari we witwa Maliki. Noneho yawo muri kiyama ngo abantu bazaba barakosheje, ngo niyo mpamvu azababwira ngo nimumanze murire. Ese ngo urwibutso ntirwabagezeho? Noneho ngo abo bantu bazarira bitewe n'ukuntu Jahannama izaba irekereje kwakira abo bantu. Nibamara kurira ngo binjiremo. Ariko noneho ku musilamu wasenze ngo hazabaho muri gereza aho barabizi hari ikintu bita liberasiyo. Hazabaho kurebera, bavuga ati nubwo wakosheje ariko wari umusilamu, hazamabazi za nyakubahwa perezida ajya atanga. Mwewe mugire gute sohoka va mu muriro n'ubundi sohoka uve mu muriro. Uwakoshe atari umuyisilamu nta liberasiyo azabona, ariko ari umusilamu azabona liberasiyo. Azabona liberasiyo imukura mu muriro. Ni gutyo bimeze. Noneho bari abasilamu
abasilamu bandi rero batubwiye ngo niba ari answarora bo bameze gute, batandukanye gute n'abo bashiya n'abo basuni? so answarula nayo yemera ijuru. ubundi ijuru muri kisilamu cyangwa mu cyarabu ryitwa arijana. noneho ariko azaba ari amajuru muri kisilamu, ari amajuru atandukanye. hari n'abandi bazajya mu ijuru rindi bita firidausi. firidausi ni intuza, ni ijuru ry'ikirenga rizajyamo ba bandi batoranijwe cyane cyane cyane. Bo noneho rero ubwo musigiti murawushinze, urumva hari ibikorwa wakoraga, noneho waje kuba imamu gute rero? so kuba imamu naraje mu mujyi baranyimika, n'abakoraga intuza zino ngendo za ntuza za tarimu. ubwo izo ngendo ni zimeze gute? izo ngendo n'abasilamu bagendagenda, bamwe ubona bagenda n'ibirenge ariko bitwaje imitungo yabo igomba kubatunga ku musigiti ahantu bagiye gukorera. yego. harimo uriya mwarimu Abubakari, we ni umucuruzi ukomeye cyane na Uganda, arangura bino by'ibyuma. hari harimo n'umwarabu umwe, hari harimo n'undi muhungu bita Umari, n'undi muhungu wo mu Ibereshi bita Muhammadi. ni benshi batandukanye kandi bafite ubushobozi mu idini ya Islam. Ese iyo bakwimika baragusengera cyangwa baratoranya gusa? so kukwimika ubundi bijyana na iri mu bundi twe muri Islam ubundi hagomba kubaho buri mwaka hagomba kubaho impinduka, ukavuga ngo ubuyobozi bwari buriho burahindutse, cyangwa uyu niwe ufite irimo n'ubundi agomba kugira gute gukomeza kuyobora. ni uvuga ngo ubwo ni nka manda ni manda y'umwaka umwe. ni manda y'umwaka umwe. ni ugutora, ni amatora gushiraho kandi ukayishyirwaho n'iki, no kuba ufite irimo, kuba ufite ubumenyi mu idini. ukaba uvuga uti wenda mfite aya izi n'izi, mfite isura izi n'izi mu mutwe wanjye, ku buryo ujya imbere y'abandi ukabasarisha, bikagira gute, bikagenda neza. noneho ubwo buimamu wabumazeho imyaka ingahe? cyangwa wabumazeho umwaka umwe? we mamu nabumazeho, ni ukuvuga ngo ngewe natashe 2010. 2012 mu kwa karindwi nahise icyo gihe mbihagarika, njya mu bindi bimpereza amafaranga menshi, kuko baranabizi nigeze gukoresha irayidi wanjye nzanayo abantu abasilamu barenga 300 mu rugo iwanjye. uje kubaha irayidi? njye kubaha irayidi, abantu bose ahubwo bari bavuze bati buriya yasezeranye cyangwa sinzi biki byabaye. n'abari ku kabari bose ndakukumba ndabajyana mu rugo. niko byagenze. yego. kandi abantu barabizi. nahamaze ubwo wavuga ko namazeho ku imamu igihe kingana n'imyaka 2, bishika imyaka 2 n'igice hagati aho. yego. ubwo rero umaze imyaka 2 ku imamu. uyu munsi nta gukira umuyisilamu ku makuru mfite. so uyu munsi mpamvu ntakira umusilamu, ni ukuvuga ngo ejo bundi ubu tuvugana maze amezi 2 n'igice mvuye muri gereza. kubw'ubutumwa Imana yigeze kuntumaho umuntu mu mujyi wa Musanze, munsi ya Sunrise ku rusengero rwahabaga. yego. duhuye ari ku cyumweru arambwira ati waje tukajyana hano hantu. ariko impamvu nanabyemeye, hari umuntu nagombaga kwishyuzaho 80,000 naye namuhaye 160. wari aho hantu, ariko nibwo yari agikijijwe vuba, ntabwo yari yakamenya Imana neza muri urwo rusengero. yego. tugeranyemo rero byabaye ngombwa ko banyakira, barambwira bati rero Imana ishaka ko yagukoresha, wabyanga ugahura n'ikibazo gikomeye cyane. ndavuga ntiburiya nuko babonye ndi umusilamu, sidiji iragaragara ku gahanga, n'izina ryanjye rirabigaragaza. n'ubu ndabona ikigaragara. nari nzi ko itakigaragara, ariko irahari, iragaragara cyane. ubwo noneho muri icyo gihe barambwira ngo Imana nintayikorera ngo ishaka kugira gute, kuba yampa igihano gikomeye. icyo gihe nari nangiye nanga kubumvira, ndagenda. muri iyo minsi nibwo nafashe urugendo njya Nyagatare. ngeze Nyagatare
naje kujya gusura uwo Petit Frere w'umupolisi yakoreraga Ntuza aho bita ku Gasima, yari afite resitora n'umugore we. Mpageze ubwo icyo gihe namanutse kuri moto nza kugongana n'ifuso ahantu bita ku Ntuza ku mudugudu wa Rutare, nza gukomereka, niyo mpamvu ubona izi nkovu zose. Maze gukomereka ubwo naravuze ngo nkigera Nyagatare bari kumvura, ba masenge barimo barira, mo masenge bita Ntuza Ndori, harimo na Burire we yarapfuye. Noneho nyuma yaho bimaze kugenda gutyo, so narongeye nderekera maze koroherwamo gakeya, inkovu zitangiye nko gusibamo gakeya. Kigera i Kigali nabonye ibintu byahinduye isura, n'imodoka zari zabuze. Mfata tagisi vatiri iranzamukana mu mujyi, ariko nzamukanamo n'umuntu umeze nk'umupasiteri, ariko akumva hari transferi y'amafaranga ndi kohereza menshi atandukanye, mbwira abantu batandukanye ngo muyafate. Turazamukana tugeze Nyirangarama, nshaka kuvuga ngo reka ngire gute ngura andi mayinite, kubera ko icyo gihe mfitemo amayinite ageze mu 5,000 yari yashize. Icyo gihe amafaranga yarihutaga, kandi n'abantu navuganaga nabo bagombaga kuyamara. Uwo mugabo nabonaga asa nk'umuntu wiyubashe, ariko namufashe nk'umupasiteri ahari. Aravuga ati rero wigira ikibazo, ahubwo ngewe ndaza kuguha amayinite ukoresha yanjye. Arayampereza. Twagiye kugera i Musanze aho na planinze ko bapakinga tagisi vatiri, ahubwo nasanze bari bayiteguriye imbere yo kwa Haji Omar. Baravuga ngo ntabwo turi buve maho. Mbona polisi zapanuye, abasirikare bapanuye. Umuhungu witwa Sumayire wari Roko Defense yavuze ati sura musilamu byagenze gute ko nta kibazo yari afite. Baravuga ngo ngurango twari tumaze iminsi tumushaka ngafite ibibazo, ngo ahubwo ngo nibi bintu ngo biri gukorwa mu mijyi ngo bitandukanye, ngashobora kuba ngo nawe bifitemo uruhare. Cyo gutuburira abantu. Icyo gihe kubera amafaranga yari ari kumva ndi gutaransifera, kandi icyo gihe cyari kimeze nk'umutekano mukeya. Kigali bari bari gutekereza ko atwe turi gutera ibisasu mu gihugu. Icyo gihe narababwiye nti rero niba mumfashe mukanjyana, ntabwo nemera ko ibikapu byanjye mujya kubishira mu Ntuza mu bubiko bwanyu, mumanze mu bisake murebe. Barabisatse baburamo ikintu. Nyuma yaho bamaze kukiburamo nibwo bagize gute, nibwo bandajemo mu gitondo barandekura. Bamaze kundekura nibwo naje kugira gute kwerekeza inaha muri kano gace k'inaha. Maze kukerekezamo, ubwo icyaha cyatumye njya gereza cyahise kiba. Kikimara kuba naragiye muri gereza, bankatira burundu ivaho, bampa imyaka 10. Imyaka 10 irangiye ngira gute ndataha. Nuvuga ngo ubwo watekerezaga ko ari bya bindi bari baguhanuriye ko nutemera gukorera Imana ujye kubona igihano? Yego, niyo mpamvu ibyo byose, izo totali zose nzinyuzemo. Noneho ngera muri gereza, niyo mpamvu nagize gute, nakubwiye ko nashatse kwiyahura, nwera rimwe ibinini 40 ngo mfe. Wapi, ibinini birangira mbirutse byose, ndakomeza mbaho. Nyuma y'iminsi hashize nk'amezi 2, nabwo ubwo nari nkiburana, higeze kubamo ikintu cyo kumpamagara. Amazina ubundi bampamagaragaho icyo gihe, bagombaga kubera gusibanganya ibimenyetso byo kugira ngo batabona amafaranga y'amakorano nakoraga. No muri gereza warayakoraga se? So kuri kesi ya mbere y'icyo gihe za miliyoni 7. Icyo gihe biba ngombwa yuko ngenda nitwa Uwo Nkunda Amuza. Ariko uhindura amazina. Uwo Nkunda, ariko sinzi ukuntu ryajemo, nta n'umuntu nari nzi mu buzima bwanjye witwaga iryo zina. Ahubwo icyo gihe bakimfata barwanye n'inzoka. Inzoka barwana nayo igihe kingana n'isaha n'igice. Inzoka nyanzoka? Inzoka nyanzoka ntabwo ari ibintu mvuga biri kure cyane. Ni hano hirya mu Rugarama kwa Nyiramajyambere ahari.
menya ariko yitwa kuko umuntu urya ntabwo ari ibintu bya kure ahantu bita kwa bawerabe naho. Ubwo noneho bacimbaza amazina nababwiye ko nitwa uwo nkunda, kubera ko numvaga ko n'ubundi icyo gihe ubusilamu bukiri kuri njyewe nta rindi zina ryahise rinzamo, nahise mvuga Amuza. Ubwo mbigenderaho, mbigendeyeho rero mu gutaha. Ejo bundi ntashe nsanga ahantu nari mfite inzu nziza iteye ubwoba. Iyo nzu yari yarasenywe kubera iki? Kubera amafaranga nakoreshaga yari y'amafaranga atemewe, Imana ntigeze yishimira. Abantu bose iyo nzu barayizi, ari inzu iteye ubwoba, n'abantu bose bayigeragaho bakagira gute, bagatangara cyangwa bagahagarara. Naravuze nti rero nta kundi kuntu noneho ngomba kubigenza, ngomba gushakisha ukundi kuntu nagira gute, nashaka andi mafaranga mu bundi buryo. None se icyo gihe barwana n'iyo nzoka baje kuyica byarangiye bite? So bo numvise bavuga ngo barayishe, ariko noneho numva nanjye ntangiye gucika intege. Numvise ncitse intege, ndavuga nti buriya koko bashobora kuba bayishe. Nuvuga ngo wahise ubyiyumvamo? Nahise mbyiyumvamo. Ariko barwanye nayo, barwana nayo nseka nanjye, nari mfite amaseka. Kuri iyi si nta muntu wagize amaseka nk'ayo nigeze ngira bari kuyica, ariko numvaga ko batari buyice. N'ubundi baravuga bati n'ubundi uyu muntu ntacyo turi bumutware, n'ubundi urabona ko afite ingabo zimurinze ziri kuza kumurwanirira. Bayishe wumva nawe ucitse intege? Numva muri njyewe nshitse intege. Aribyo byabaye ngombwa yo kugira gute, yo kujya muri gereza. Muri gereza rero ngezemo naho nakomeje gutekereza ko izo mbaraga n'ubundi zankurikiranyeyo. Ko bigeze no guhamagara baranshaka hafi nk'amasaha 2 yose, kugeza naho bari bagiye gusohora abantu bose ngo bagire gute barebe ko ndimo. Nibwo hari wari komiseri wungirije ni wa hano mu Gahunga, numva andi mazina yanjye arongeye arayahamagara, kubera ko yarayazi amazina nyakuri. Nyakuri ari kwiranga muntu Ndererimana Abdullahi, numva bararihamagaye. Cyazana abana barawasanga ikibazo cyavutse tu. Nibwo nahagurutse ndagenda ndabiyereka, baravuga bati twari tuzi ngo watorotse watuvuyemo. Bari bagiye no kumfunga, ariko imbaraga zo kumfunga ntibagira gute, ntibazibona. Ubwo rero nibwo nagize gute, nagiye mbona mu nzozi nyinshi, najya mbona nkabona mpagaze imbere y'abantu benshi ndimo ndababwira, ariko nkavuga se ko bari abantu mbona batambaye ingofero, batambaye amakanzu, bimeze biti. Ariko mu bigaragara naganiriza abantu wenda bajyanye n'abapasiteri, nkumva bari kumbwira bati buriya rero bishobora kuba ari iki, ari abakristo. Ubwo bigenda gutyo rero, kugeza naho nigeze kugira gute kubona ku rusengero rw'abadezani harahindutse. Koko naranatashe, koko nsanga uko nabibonaga ku maso yanjye niko bigize gute, niko bimeze. Ubwo rero wenda tudatinze dushaka kugera kuri Bible, kugira ngo tubone inzu byihuse no kugera kuri Bible. Ubwo niho nshaka kugira ngo tugere. Ubwo byabaye ngombwa rero ko ejo bundi mu gutaha, inshuti nasanze ni za zindi n'ubundi zambwiraga dukore nka bya bindi bya mbere. Yego. Ubu hari umutanzaniya nari mfite yarasigaye ambwira ati karabya umuntu intoki, namukarabya intoki ze zigahita zigira gute, zihinduka amaraso. Namukarabije amazi mazima. Karabaye. Noneho Imana cyampaye yavuga ati dukore gutya na gutya, hari ibintu dutwitse, akamukuramo amagufa runaka mu mubiri we. Ubwo icyo gihe agahita abona iki, uburwayi bwe. N'ubu mukino ejo bundi nawe n'ejo yampamagaye, nawe twari twakoreye, garushaka ngo tugere gute ampereza amafaranga, ariko ejo nagize gute namuhakaniye. Kimara kubona ijwi ry'Imana rimbwira ndyamye nijoro saa 9 za nijoro, rirampamagara mu ijwi rituje kandi rikanganye, rirambwira riti Emile. Emile niryo zina bampamagaraga nkiri umwana. Rambwira ngo Emile, ngo wibuka aho nagukuye, wibuka imihigo wampigiraga, ngo kubera ibyo urimo rero ngiki gitabo ndakiguhaye, inyereka Bibiliya
itari korani, kandi korani ndayifite mu rugo n'ubu irahari. korani ifite igifa cy'umutuku. korani ntoya n'ubu bibaye ngombwa nazayibereka. yego urayitwereka ahubwo nta kibazo kuyibereka, turi buze kuyibereka. noneho irambwira ngo iyi Bibiliya nutayifata aho nagukuye ndagusubizayo. ijwi ari wowe ubyiyumvira? ari njyewe ubyiyumvira. hazarani ubwo ni ukuvuga ku mugaragaro. murajya mutwihanganira kubera gukoresha icyarabu, hari igihe umuntu aba yumva yakoresha icyarabu, ariko noneho inshallah Imana nibishaka byose n'ubundi urongeye bizakura, nta kibazo kirimo. ubwo noneho ariko uyu mugabo tukaba twari twarahuye, uyu pastor tumaze guhura aranganiriza. icyo gihe nenge no mu kazi k'amabuye ka miliyoni hafi 200 Uganda, k'umugabo twari tugiye gukorana, bamwita Buchaman mu Uganda, baramuzi. nawe ufite imodoka ihenze muri iriya tawuni ya Gisoro, ariko ubu abera Mbarara. n'ubu namutereraga isimu, abera hehe? abera Mbarara. arambwira ati wowe ambuka uze tugire gute tudiringe isente, ubona isente ukoresha nta kundi twakuyambaho, ubona isente zitubutse. ariko uyu mugabo wagira ngo sinzi ibintu icyo gihe yanshizemo, yahise ampagarika, abanza kwiyogoshesha. menya twaramaranye nk'amasaha nk'abiri anarenga, hari ampereza 2,000 ati jya kunywa icyayi. ubwo ndazamuka, ariko duhana purani y'uko nzagira gute nzamusura iwe. arambwira ati ariko ubuzima wahozemo, yego wari ufite amafaranga menshi, kandi tunagira gute turabona nanjye ibintu byarahindutse. ati ntabwo nshaka kugira ngo usubire mwabura buzima, ariko nkubibye, ariko ngapfa kumwikiririza, ariko ku mutima bitagize gute bitariho. ubwo icyo gihe rero habaga igihe muhamagaye cyangwa akampamagara, so nkamubesha. ejo bundi rero nibwo ku cyumweru aribwo byabaye, umusibe ejo ku itariki 5 z'uku kwezi, nibwo naje kwambara imyenda, ariko numvaga wenda ndi bugeyo cyangwa ntari bugeyo. nza guhura n'umugabo bita umugabo w'iraruguru, ngo wigeze kujya gusengera iwe. ndamubaza nti ariko se wa mugabo wowe urajya hehe? yari mu bantu najyaga nsayidira ku mafaranga icyo gihe mbere, kubera ko abantu bose amafaranga, uwansabaga amafaranga naramuhaga, ko nabaga ndi umuntu umeze nkaho nyabonera ubuntu. arambwira ati ngiye kwa Sekazuba. kwa Sekazuba se gushaka iki? ngo hari ahantu hari Imana. ntimana se gute? ngo Imana ngo hari ukuntu ngo byagenze, ngo nagiyeyo ngo baransengera, ngo kandi ibintu bambwiye ngo byose nagize gute nabonye ari ukuri byarabaye. ati cyambere nta nzu nari mfite, baransengeye mbona inzu, sinzi n'ikindi yambwiye nacyo cyaciyemo, hari n'irindi sezerano rindi yambwiye. ndavuga nta, ariko ubundi wa mugani iriya Bibiliya nabonye, kandi ko navuye no muri gereza ibintu by'ibigori narabisesemwe, ubundi kujya muri gereza byaba bimaze iki? ndavuga nti noneho reka dukomezanye tujyane. nti nanjye twigeze kubivugana, ariko sinabishyira mu bikorwa. reka tujyane noneho nta kibazo gihari. mu kugerayo rero byabaye byiza cyane, baratwakiriye. bakimara kutwakira, so nagezemo abantu barimo babyina, ngewe manza kwifata, nanga kwirirwa mbyina, ko mu Busilamu twe ntabwo ibintu byo kubyina tubyita haramu, ikizira. noneho ijwi rirambwira ngo ariko se ngo ko wararaga ubyina muri buwate, amafaranga uyamena uyaguriramo abahisi n'abagenzi batakuzi, batazanagushimira, ubyinira umuriro, kubyinira Imana nibyo bikunaniye? sinzi imbaraga zavuye, nagiye kubyina, ndabyina rwose ibintu n'abantu, nanjye koko numva muri ngewe umunezero utangiye kugira gute utangiye kuza. nibwo pastor rero yavuze ati turaza kuguha umwanya. barawumpaye, Imana niyo yamvugiyemo, ntabwo ari nge wikoresheje. ubwo rero nibwo ya Bibiliya naje kugira gute, baje kunzanira Bibiliya ya mbere,
ndababwira ngo iyi Bibiliya ntabwo ariyo nigeze mbona. ubwo wari umaze gukizwa none wari wemeye gukizwa? Nari nemeye gukizwa. Yego. Ndababwira ngo iyi Bibiliya ntabwo ariyo nabonye. Ubwo nibwo pastor yavuze ati si noneho ati mundebere hari Bibiliya nshasha mfite mukuremo niba harimo impapuro muzikuremo, ariko njye numvaga kari ukuyinyereka mu maso gusa, numvaga ko atari ukuyifata ngo nyijyane. Ubwo nibwo Bibiliya bagize gute bayimpereje, bakimpereza ndababwira ngo iyi ni Bibiliya nabonye. Iyo Bibiliya nkiyibona nahise ngira umutuzo, numva nanezerewe, nta kibazo na n'uyu munsi ndayifite. Gutyo byagenze. Mu nzozi nagize naje kubona Bibiliya, ariko mu nzu yanjye harimo iyi Korani mubona. Ntabwo nigeze kunyerekwa, ahubwo nabwiwe yuko ngomba gufata Bible. Sinari nzi umuntu uri buyimpereza, ariko nabonaga ikiganza kiyimpereza, ariko ntabona umuntu uyimu uwo ari we. Mbwirwa amagambo akomeye avuga ngo akira iyi Bibiliya, nutayakira ndagusubiza aho nagukuye muri gereza. Ubwo nibwo nagize gute naje kwakira iyi Bibiliya, ariko sinahise nyifata ako kanya, nakomeje gushidikanya. Nyuma gakeya ari ku cyumweru nibwo naje guhura n'umuntu agiye gusengera kwa Sekazuba. Mubajije ahari kujya, arambwira ngo agiye gusengera kwa Sekazuba. Ndamubwira nti ariko nanjye isezerano twari turifitanye nuko nta gahunda nari mfite, nari nigire kujya Uganda. Nyuma yaho nibwo nanjye nagize gute naje kubihindura, numvise ibintu Imana yamubwiriye aho hantu, kandi nanjye numva ko ari ijwi ry'Imana ryambwiye ngo fata iyo Bibiliya, nutayifata urasubira muri gereza. Kandi na mbere yaho nari narabwiwe nakwinangira nkajya gukora imyaka 10. Ubwo niyo mpamvu rero iyi Bibiliya nyihaye agaciro, kandi ari umuhamagaro w'Imana. Niyo mpamvu turakwakira mu muryango wa Gikristo. Uyu munsi wa none wabaye umukristo, turakwakiriye. Akira intwaro izagufasha mu Kristo bwawe. Profe, uyu mugabo ko afite ubuhamya bukomeye cyane. Afite ubuhamya bukomeye. Kandi urabona buriya nta muntu utumva ijwi ry'Imana. Yego. Ubuhamya avuga wenda abantu benshi baramuzi. Hari igihe umuntu atanga ubuhamya bamwe bakavuga bati ntari ibyo, ariko uyu arazwi cyane. Ibyo avuga turamuzi. Urabona nko kuza mu rusengero njyene naramubwiye, kuko nahuye nawe muheruka ari muri gereza. Arambwira ngo yaratashe, none ndamubwira, arambwira nk'umuntu utashe nzi ubuzima bwo kuva muri gereza no kubamo. Ntabwo ngiye kwiyogoshesha, ariko manza kuma ubuhamya bwanjye, kuko urabona ni umuntu tuziranye kera. Mubwira ariko n'ubundi amakuru kuri njyewe yarafiteho nosiyo uko Imana mpinduriye ubuzima. Ubwo none wenda niba byumva nanjye ndabimubwira byinshi, mubwira ubuzima va muri gereza uko nababajwe mu myaka zigera muri ngahe, ariko nkomeza kwihambira kuri Yesu. Yesu ahindura ubuzima. Ariko nawe mubwira ukabona ari kubyumva gake. Noneho nja kwiyogoshesha nk'uko abivuga, mara nk'amasaha 2 banyogosha, ndangije mu 5,000, bambi 2,000 ndabantegendo nk'iki amata. Ariko ndagutumiye uzaze tuganire, ntinge kubwanjye. Ndumva utasubira mu byo wakoraga. Kandi nubisubiramo gupfurapfa. Iryo jambo namubwiye. Ariko niba ushaka kubaho ibyo wakoraga ubireke. Tubivugana ako kanya, umugabo kongera kuvugana wapakanya ko rimwe na rimwe. Jobo nigiye Musanze mbona umugabo ari gukatakata mu mujyi, mbona hagaranye n'umugore. Uyu mugabo nta kintu, ibyo namubwiye ntabwo yabyumvise. Ariko naje kuryama izina nderere nkarongera nkarisengera. Mana uriya mugabo umuhindure. Imyaka 10 amaze muri gereza n'ibintu yanyuzemo, kere yabona isomo. Ariko sinarinzi ko yagiye kwerekwa, akabona ahagaze imbere y'abakristo, ukavuza ati nahagaze imbere y'abantu benshi mbona ntaga bambaye ingofero, mbona bambaye amakanzu. Agira nyuma abona Bibiliya nk'uko abivuga. Bibiliya yaravuze ati hari Bibiliya Imana yanyeretse mwarimu wanjye w'itorero. Azana Bibiliya ye arayimuhereza, arayitegereza ati oya iyi ntariyo nabonye mu nzozi. Urebe ukuntu igitangaza cy'Imana gikora. Ngewe bari bantwariye Bibiliya ku rusengero iri mu gakapu karimo mikrofone, nanjye ntwari yanjye. Iyo batwaye nayo nisha. Avuze ngo siyo,
ngindi n'insha ngariko idafunitse kuko iya mwari mari ifunitse ntoke ntimuramfite bibiliya nsha ni umuntu wayimayemo impano ndi kwimikirwa ubushumba muyizane arebe abarafasha ati niyo niyi bandayimuhaye ubwo ako kanya rero twari turangije kumwatuza amaje kwakira Yesu umwami n'umukiza arapfukama turamusengera twamusengeye nk'isaha yose turamuzenguruka umugabo arabohoka ikimenyimenyi cagaragaje kabohotse nyuma yaho yarasiringa ngira ubwoba none agasirimba afashe bibiliya nkangurikije hejuru mu kirere nahise mbwira n'iteraniro ku cyumweru urusengero rwari rwuzuye ndababwira n'umuntu Imana kuko numvaga ijwi rimbwira amateraniro y'uyu munsi Imana umuntu arishaka n'uyu dushaka dutahe ariko abantu bumva gutaha kuko aho yatangiye ubuhamya naho yihaniye ni ahantu yakoreye ibyaha harimo abo yatuburiye harimo abamuzi atwara ibikapu birimo inzoka ntabwo ari bya bindi abantu babeshya urumva abantu baramuzi azamukana abagore abavanye i Kigali bisa niwe twabambere twabonye afite abagore basa n'abazungu iyo ruguru kwishamba akazamukana niho twabwambere uzi ko kwishamba ntabwo abantu bambara amapantaro abagore baba niho azamukana n'abagore banini bambara amapantaro rero kumva uyu ngo arakijijwe byabaye igitangaza cokora mbona ni mission y'Imana none nibuka nanje uko cyagiye namubwiye buriya ntangira kumubwira gukomera kw'Imana kuko aranzaza umukeno wanjye yewe nanjye nubwo ico gihe najya kumufata mu bantu haga amafaranga ndimo nizo diyama mbere harizo nigeze no kumubikira arabizi ndazizi zimwe zanditse ngo Bujumayi Kananga mu mujyi Musanze mbere yariyeho 300 barayimuta urumva handitswe ngo baranayinyibye barayinyiba banyibira Musanze handitswe ngo $20 garama imwe zari garama ijana ariko garama imwe handitswe ngo $20 urumva ndamuzi rero kubona mbese ni nko kubona mwene nyina wa Satani yinjiye mu rusengero sinakoze ibyaha ariko we mbese kugira ngo abantu natwe twarihannye ariyo kugira ngo ubone unamwogorero n'icyubahiro arimo gwa mugani n'uburyo ni fieri yagendaga mu bantu ubone yinjiye mu rusengero yakire Yesu umwami n'umukiza avuga tubisiramu ndaburetse ni igitangaza abantu barakurikirana ngeze nyuma ndamwatuza subiramo amagambo aratura arapfukama abapastori bari mu rusengero ndabahamagara abahanuzi turazenguruka narifite na team yansuye y'ishuri rya teologia ishuri rya no mu Kidaho abanyeshuri barindwi basengeye wanjye tubona umugabo arabohotse ndanamubwira nti ubuzima bwira rugo ntanafite aho kuba ndamubwira nti ngiye kugira ngo ukurikirane ntani wanje wafatamo icyumba ukabana ariko ukava mu byaha kuko ngewe inyungu yo kuba mu byaha ndayizi urabona imyaka 10 amaze muri gereza igembo cyo kwa Satani ni urupfu no kwandavura nkangurike kuko yasanze nanjye nkatiye imyaka 10 ansanga muri gereza ndi umurokore nirirwa mbyina dore ngo uyu bakava ngo ndi gukora uburoko abantu ngo ndi umusazi ngo narasaze nkabwiriza abantu bamwe bakumva abandi ntibumve ariko namugani ngewe reba uko nambaye ntabwo yarazi wanjye ko ari hano nubwo yarazi koko yumva ko nta tura hazi kera twagira no tukahubaha uyu ne muntu arufite urugo rwa mbere kera arabizi tuza kureba imipira hano kera turabana ntabwo yarazi ko Imana yampahana je nawe narakijijwe Yesu yampindira ubuzima ntabwo ubuzima bwo gukora kwa Satani gusa ndamwigisha mfata umwanya kugeza aho mubone yaje mu rusengero nanjye akinjira mu rusengero aho nicaye imbere nabango Mana uyu mugabo ntiyongere kuncika ugira ico ukora kuko sinarinzi mu muntu warenze nk'umuyobozi w'abayisilamu sinarinzi karaguruka akabyina abandi barabyina nkamureba ariko ko yafashwe ntubimbaze nagiye kubona mbona yahagurutse mu bagabo ari gusirimba ahubwo agiye kurusha n'abamaze iminsi mu rusengero mbona umuriro uratse ndavuga nti rero byatangiye buriya isengesho ndi kuyanda tuma kurera igezeho ngira nyuma ubwo mpita mbwire wari wayoboye gahunda madamu mwarimu ugende umubwire ko turamuha umwanya akagira icyo avuga umuntu nk'uyu rero ntabwo uhita umubwira ngo uvuge kwihana umuntu wari harya ni imamu muri isilamu ntabwo uhita umwakura nk'abandi uramushwa ukamugeza ku ruhimbi mu buryo bw'umwuka ndamwandambwira madamu mwarimu ntumubwire ko ari 15 pasiteri amuhaye nta kintu yabwira abantu ahageze koko Imana wo kugira ahita yihana atanga ubuhamya urumva ni nk'Imana nanjye yankoresheje kugira ngo mamu muvane mu bakirisitu mugeze kuri mimbara kuni mimbara y'abakirisitu mamu mamu njya mu musigiti abantu bakayahurika mugeze kuri we ni imbaraga z'Imana mbona rero Imana irakoze
arihana aratura yemera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Arangije afata Bibiliya ayizamura hejuru ngira akavideo urakabona barakaguha mu rusengero, abantu barabyina, baramufata abasore abagabo bari mu rusengero bamushira ku rutugu, baramuzengurukana baramubyinisha urusengero rwose, igitangaza kiraba. Evode tumananye igihe kirekire mu buzima bwanjye muri kamere yanjye. Tubona ko mushiraho nomero zacu kuri telefone, ushobora kunyakura ngo mfite ikibazo cyo kugira ngo unsengere, ntafite umwanya nkakubwira nti ihangane unyakuriye isaha. Ariko niyo umpamagaye ngo mfite ikibazo nshaka kwatura, nacaje nabaga mfite imodoka, nubwo nabaga ntwaye imodoka naparikaga imodoka ariko ukatura, kuko niba ari ikintu cyo kwihana ni ikintu numva, niba ari ikintu cyo kwakira Yesu ni ikintu numva kurusha ibindi. Ushobora kunyakura ngo hari ibyo bakuntumyeho, hari amafaranga mfite, ntitonde rero ndayafata araho mpuze. Ariko umuntu yamamagaye ngashatse kwihana, niyo mpamvu ku bwandereri namukurikiranye, ndavuga nti ndereri mana nimbona gukoreye none ndereri yanyemera ati tugiye gufatanya twamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ni igitangaza abantu bankurike muryango mugaro, mumfashe uyu mugabo tumusengere inzira yahisemo ayikomeze. Muri kizaga tukavuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Yego. Namubwiye ni Satani ntago ari ufite umukati gusa, Yesu afite umukati. Cokora ndamuhugura ndavane kuva umucitse aramanza karanga ubuzima bwakwereke ko wibeshe, kuko natwe twabiciyemo. Ariko komera muri Yesu hari amahoro, hari ibitotsi, utamanje kurwanisha inzoka, hari imbaraga z'Imana. Kanze nkubwire uyu mugabo abantu badukurikiye bibuke ko bagutumaga we muri babiri mukanga kujeyo kandi mufite n'imbunda. Hajagayo turi 8 kure kazenguruka kugira wapi mudashaka kujyayo muri babiri n'abafite imbunda, dufite imbunda babiri ntibajagayo. N'umunani hari igihe watinyaga, ariko tekeza kugira ngo umuntu muhagararane abigire muhitemo mubura. Cyamaye uyu ngewe ndamuzi, n'abandi benshi baramubona, n'abaramubona uyu munsi kuri kamera batazi ko yakijijwe. Benshi ni umva mbese barashaka baze banamureba. Cyokora ni igitangaza gikomeye amuganire. Bantu ba Nyagatare dore ngo ni ndereri yakijijwe. Uyu ni ndereri bene wacu muri Nyagatare benshi ngo yakijijwe. Mfite n'igitane rw'imiyaga azamperekeza mu minsi mike mu kwa gatandatu. Azamperekeza azabaho ubuhamya kabisa. Nukuri kw'Imana. Mfite igitane Nyagatare rw'imiyaga tuzajyana hatanga ubuhamya. Rero uyu nguyu yakijijwe. Namubwiye ni navuze ni Imana nshoboza rw'imiyaga nakore ibintu byinshi bitandukanye. Navuze ni Imana nshoboza nujya mbona itike yanjye mujye mbona niyi abo mukandara wanjye kugeza igihe mbona ubu ndamubatiza mu iki cyumweru. Agomba no kubatiza kugira ngo byose viremo kimwe mu nzira kwijambo ry'Imana ryavuze ngo mugere mubwiriza ubutumwa abazemera muzagira mute zabatiza. Yamaje kwemera Yesu umwami n'umukiza, igisigaye ndamubatiza. Kwa gatanu nzamubatiza w'ikindi cyumweru kizaza. Yego. Agomba kujya mu mazi menshi nkamubatiza, nzamubatiza kandi mu cyubahiro cyawe. Ntago nzakujyana hano epfo mu cyaga nubwo Mose ari amazi. Nzemera nihangane nkujyane nje kubatiriza hano i Musanze nka shehe, kujyana ahantu hushakire piscine nkubatirizemo. Kabisa nitugira umugisha tuzaba ariko niho nzakujyana. Kwa gatanu w'ikindi ubisengere nzagenda nkubatize. Amina. Yego. Nukuri. Profe, nani guha umugisha kandi nukuri abantu bakomeze bamusengere kugira ngo bamusengere badufashe dusenge. Kuko amagani hari igihe dushobora kuvuga gutya, ariko kuko avuye mu bintu bikomeye ashobora kunyura no mu bindi bikomeye. Yes. Kugira ngo kurumva Satani ibyanga bikunze agomba kumurwanya. Kuko niba ari umuntu ubu yaratangiye gutangira izo business n'umuntu yarafunguwe, yaratangiye gucuruza amafaranga ngo wari yagiye. Ubwo rero bantu mudufasha. Satani ashobora kumwereka ati dore ubukene hari wabonaga amafaranga no gwakoraga ibyaha. Rero abantu badufashe, uyu mugabo yaravuye muri gereza mu mezi 2 n'igice amaze. N'ubundi yari yatangiye gusubira muri bya bindi urumva atangiye gukora n'abatanzania, ariko uyu munsi atsinze yacitse Satani. Satani ntabwo yishimye vo. Yego. Bidusabe mwabanwe mu nkurikiye mudukunda mukunda kugira ngo abantu bacike Satani. Amasezerano ye na Satani ejo bundi barayatanyaguje mu rusengero. Yararayatinje indagano ajyanye na Satani ni kuzimu no kubiyaga nagiyeho birarangiye. Mumfashe dusenge kandi ufite uburyo nk'uru rugendo ragoye. Nge navuye muri gereza ndakubitika Evodi, nahuye n'ibicantege byinshi narayimuganiza kuko ari hani wanje. Ndamubwira nti buzahura nabyo. Nahuye n'abagenzi banjye twasangira akanyanga bakaje baravuga ngo vayo wisomere nta kibazo. Kababwira ni wapi
rero biragusaba, abantu barabizi, iyo ukijijwe satani afata abadayimoni na bakajorite bose akabagupolowingaho. Icyo dusabwa ni ukumusengera, Imana yamukoze ku mutima agacika satani ifite n'imbaraga zo gutsinda ibindi bitero bimutera. Amen. Yego. gusa byo Yego. uriya mugore wabonye twari kumwe afite ibibazo bya hano ku isi, ariko icyo asabwa ni ugusenga gusa, Imana ikabimukemurira. Ni benshi bari bari kunshaka muri ino minsi kugira ngo tugire gute, abakeneye ngo imiti ye y'amahirwe, abakeneye kugira ngo babakunde we, abakeneye kugira ngo hari ibyo bita ngo ni ugutema igiti, usibye ko ibyo ntigeze mbikora. Gutema igiti ubundi ni ukuvuga ngo uriya muntu ntabwo mwishimiye, umuntu aguha amahembe yo kujya kumukuraho. Iyo niyo sisiteme. Ubwo hari sisiteme nyinshi nayo imaze kumenya ziri gukoreshwa hanze aha. Hanze hano nta mahoro ahari, nasanze harimo ikibazo gikomeye cyane. Hagati aho rwose n'ubu hari umugore nawe ni uwa hano hafi, ariko tuzamusengera azakira. Nawe afite ikibazo cy'umuntu ngo wamutwariye umugabo, yanzaniye ifoto ye ukuntu yayibonye sinkuzi. Namubwira nti se none n'uyu mwana tumwice? Arambwira ati nubwo bifotozanyije bari kumwe, ati nawe uzamunyicira, ati nta kibazo. N'amafaranga afite ibibazo byinshi pastor. Amafaranga nawe yari amaze gutanga amafaranga ageze mu bihumbi 80. Ubwo ndasigaye yari azi ko azagira gute, azayatanga igikorwa umuntu yagize gute yakimukoreye. I Musanze naho nuko, mu Kinigi naho nuko, ariko abari kundeba bo barabizi. Hari n'inda iranda ya Kampala yakubwiye ngo iki yo mumaranye iminsi Kampala. Iranda ya Kampala yitwa Peace. Peace niba yambona reka nkubwire ngo rwa rugendo narutangiye. Ubundi abantu bamukwanaga, bamuhaga isente nyinshi, ariko twigeze kuganira, tuganiriye arambwira ati ngenda mubwira nti hari ibintu byinshi Imana iri kugenda inyereka. Arambwira ati rero nanjye nubwo nananiranye, atariki iwacu bari abapasiteri bakomeye, ati mbonye uburyo bwo kugira gute bwo kubisohokamo, ati ibintu nazabisohokamo. Noneho ndamubwira nti nge nimba nasohotsemo, pinamba yawe y'isimu nzagira gute, nzaguterera isimu, ndaza kureba neza niba uyirebe neza uzamuhamagare twanamusanga Kampala nawe tukamugakizwa. Ndi mu bantu bajyaga kumukwana nta sente muhaye, kumusambanya. Ngewe ni ukuvuga ngo birabavuga ngo ngewe yo nagushatse ko byagenda kose, wowe turyamana nta mafaranga ngo uhaye iyo nabishatse, aho kugira ngo nyaguhe wowe ukayampa. Pastor ibi nazabitubwa mu bindi biganiro, azabituganiza kuko afite birebire, afite ibintu byinshi cyane. Yes. Reka nukuri tubashimire Pastor, reka ngushimire ngiye kuko wemeye kuko uyu mukozi w'Imana rwose nawe Imana imurokore kandi ikunyuzeho. Nukuri ni ikintu gikomeye cyane, kandi nawe abantu bagusengere. Burana nawe satana cyane hashobora kuza bamuhoze kuri wowe baza nawe abantu bagusengere. Nubwo yego nawe usenga, ariko burya nawe ukeneye n'amasengesho y'abantu, dukeneye abadusengera. Yego. Kandi umukozi w'Imana we abantu bamusengera rwose. Nukuri ibindi hari uwifuza kumenya ibirenze ibyo, nimero yawe ndayipininga, hashobora kuba yaguhamagara cyangwa se bakaza hano mu Burera ku rusengero, bakaza ku rusengero. Ni kwa gatandatu no ku cyumweru. Ni kwa gatandatu no ku cyumweru. Gatandatu ni icyumba, ku cyumweru n'amasengesho rusange. Yego. Rero reka dushimire n'abari badukurikiye, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Amen.